Mumeze neza cyane ni Bijojo ugarutse hano kugira ngo tuganire kuri byinshi bitandukanye nk'uko mubizi iyo nje hano mbanje kubaha amakuru meza cyane agendanye n'akazi ndetse n'amashuri mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino YouTube channel yacu ari ubwa mbere wakora subscribe ndetse ugakanda n'izo menyekanisha kugira ngo igihe dushyizeho video ube wayibona mu ba mbere. Nonaha rero nk'uko mubizi twari benshi duteganyije iyi tariki tuyitegereje rwose dufite amatsiko menshi atandukanye ajyanye no kumenya amanota y'ikizamini cya leta ku bakoze ku mashuri yisumbuye cyangwa abasoza senior 6. Ndabizi mbere y'uko amanota asohoka habaho ikiganiro cya minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa nka NESA ndetse n'abandi bose barebwa n'uburezi mu kugaragaza uko imitsindire yagenze ndetse n'abatsinze neza kurusha abandi, bakanatanga uburyo bwo kwagisesinga amasystem yo kureberamo amanota n'uburyo bwo gusohora amarizati slip atandukanye. Uyu munota rero icyo ngiye kubereka ni uburyo ushobora kwireberamo amanota yawe, haba icyo gihe ikiganiro kiri gucaho cyangwa na mbere yacyo watangira kugerageza kugira ngo uze kubona amanota yawe mu ba mbere kabisa. Iyi ni Twitter ya Minisiteri y'Uburezi nk'uko mubizi nicyo dutegereje muri iyi minsi. Hamwe n'iki kigo hari gahunda yo gusohora amanota isaa 9. Uyu munsi ni zingahe? Ni ropromiye. Nkuko ari ropromiye niko gahunda iteye ku isaa 9 z'uyu munsi nibwo amanota araza gutangazwa ku buryo mbona nkubone binyuze kuri YouTube ya Mineduc. Mwese abashaka kuza kureba biraca ku ma YouTube hafi arenga nk'atatu, ariko uyu munota hari ya Mineduc ndetse n'iya NESA n'ibindi bitangazamakuru nka RBA bishobora kuza gucishaho izi nkuru ku buryo bw'imbona nkubone kuri YouTube, ibyo twita live. Iyi YouTube rero nta kindi ukora no kuyikandaho gusa kugira ngo ube waza kwikurikiranira amakuru uko ateye. Nk'uko mibona arabura iminota 74 ubwo ni isaha n'iminota 14 kugira ngo umuhango ube watangira. Aha ni kuri YouTube channel ya Minisiteri y'Uburezi niho byose biraba bibera aka kanya. Kuri wowe rero ukeneye kuba watangira kureba amanota yawe kuko n'ubundi bajya mu nama amanota yageze muri system, watangira ukoresha platform twakoshe tureba amanota ya senior 3 ndetse na P6, ariko bahinduye uburyo bwa features. Uburyo mbere byagaragaraga aka kanya babihinduye. Uko mubizi hari dufite poto ya senior 3 ndetse na poto ya primary bitandukanye, ariko aka kanya dufite poto imwe ibumbatiyemo byose, haba high school cyangwa barangije amashuri atandatu yisumbuye ndetse na senior 3 na P6. Ubwo nabarangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye ndetse n'abarangije atandatu y'amashuri abanza n'abarangije amashuri yisumbuye babonye amadiplome yabo. Ibijyanye rero n'amanota y'abantu babonye diplome, abatsinzwe, ingamba zifatwa ku bagize amanota ari munsi yafatirwaho diplome n'ibindi, muraza kubikurira kuri video iraza gukurikira iyi ngiyi kuko nibwo biraza kuba byavuzwe mu makuru araza gutangirazwa na Minisiteri y'Uburezi muri cya kiganiro kiraba isaa 9. Nimba rero warakoze cyangwa ufite umwana wakoze cyangwa abanyeshuri bawe, urakoresha ino poto ya secondary.sdms.gov.rw, nurangiza uze aha hari ibi bintu bibiri, hari Advanced DTSS Professional na Educational Level ndetse na ordinary and primary. Ku bantu bize cyangwa barangije troncome na primaire barakoresha hasanzwe bashyiremo index number zabo, ariko ku bantu bashoje amashuri atandatu yisumbuye barakoresha aha kuri Advanced TSS na Professional Educational Level. Bo baraza gusabwa index number ndetse na ID zabo, kandi biba ari ibintu bihuye. Murabizi ko iyo ID ifite ikibazo ntago aya manota wayareba ngo bikunde. Hano uragishyiramo index number, hano washyire ID yawe, nurangiza ukande get result, uhita ubona resulta ube wanavanamo result slip ube ubonye amanota yawe kandi mu buryo bwizewe. Kuri ba bantu bakireba aya troncome nabwo biracyakomeje, uhita ujya hano kuri ordinary na primary level ugashyiramo index number gusa, ugakora get by result, ugahita ubona ibisubizo byawe. Ku bantu barangije imyaka yashize ndakeka ari video nabashyiriyeho
mbereka uburyo wakirebera result slip warangije mbere y'uyu mwaka bagiye gusoraho resultat, kuko resultat iyo zisohotse abarangije mbere yaho ama result slip ahita ava muri systeme, ukaba wayisabayo uciye muri NESA online service portal nkuko nabibabwiye, niho usaba icyo twita confirmation of result. NESA online service niho nababwiye tugomba gukura amakuru ku bantu barangije mbere, ukaza no handitse confirmation of result ugahitamo icyiciro warangije ushakira result slip. Ibi bikora abantu barangije mbere y'umwaka wasohotsemo amanota, ariko abakirangiza bo poto yabo iba ari iyi ngiyi. Mbabwira yuko ni byiza ko ukireba amanota wanakuramo result slip yawe kugira ngo nawe utazayifuza utagifite access yo kwaccessinga iyi system. Naha rero ugomba guca aka kanya ugashyiramo index number ndetse na ID, warangiza ugagetinga result ugakuramo result slip, ukaba ubonye ibisubizo byawe. Ku bantu rero bakeneye ubujyanama bujyanye no kumenya amasomo bakomeza gushakiramo amahirwe, haba ari uko applyinga kaminuza, haba y'u Rwanda cyangwa ama private atanga opportunity kuri scholarship n'izindi support, ntibakajye bacikwa, watwandikira kuri WhatsApp ndetse ukaba wana joining WhatsApp channel, urabona kuri comment banziza iyi video kugira ngo amakuru tubagezaho y'amahirwe atandukanye atazajya agucika, yaba wowe warangije kera ndetse nawe ugiye kurangiza aka kanya, ibintu bikagucika. Channel rwose murayisanga kuri comment ya mbere, ni channel ya WhatsApp, urayijoininga ukagera muri channel WhatsApp, igihe cyose dushyizeho notification cyangwa ikintu runaka ukibona mu bambere kugira ngo amahirwe yawe uyagerageze. Tuba tubaha linki tukabereka n'uburyo wabyikorera, kandi aho ugize ikibazo ukaba watubaza. Rero niyo mpamvu nyabuneka nimba video igufashije ujye usharinga abagenzi bawe kugira nabo batazacikwa n'aya mahirwe, kandi wihe gukanda like no gutanga igitekerezo muri comment. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano cyangwa utarakora subscribe, nyabuneka nawe kanda subscribe ndetse n'inzu imenyekanisha kugira ngo video dushyizeho ube wayibona mu bambere. Nifurije amahirwe masa abana bose barangije amashuri yisumbuye bagiye kureba amanota muri aka kanya. Nyagasana akomeze abahe imigisha kandi abahe umutekano, intsinzi ibiwa iyanyu kuri mwese uko mwakoze iki kizamini. Mbaye mbifurije imigisha y'Imana ikomeze ibaragire.